Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje mwese abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya. Muri kumwe nanjye ni mwene So Rukundo Vincent. Tukaba turi kuganira ku nsanganyamatsiko yitwa imyitwarire y'umukristo cyangwa se ingeso z'umukristo. Ntitwavuga rero imyitwarire ikwiriye umukristo tutarebye n'uburyo mbere yo kuba umukristo yitwaraga. Mu gihe twagirirwaga ubuntu n'Imana tugakizwa tukaba abakristo, hari iby'Imana yadusanzemo bibi tuyishimira ibidukuramo, kandi tukaba tudakwiriye kubigenderamo kuko ijambo ry'Imana ribitubuza. Kandi nawe uza kumva iri jambo ry'Imana ukumva ubutumwa bwiza ukaba ukigendera muri ibyo ngibyo bibi, ndakwifuriza ko numara kumva icyo ijambo ry'Imana rikubwira ufata umwanzuro mu mutima wawe, uhindukire uve mu ibyo bibi, uve mu izo ngeso mbi, uve mu iyo myitwarire itanezeza Imana, ahubwo ugende uko ijambo ry'Imana riza kukwereka kandi rikumurikira. Imana itugirire neza cyane. Dusome ibaruwa yandikiwe Abigalatiya. Abagalatiya ni igice cyaho cya 5, turahera ku murongo wa 19 tugeze ku wa 23. Haranditse ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Umurongo wa 22 hakavuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Imana ishimwe cyane. Bimwe mu byo twagenderagamo tutaraba abakristo, ijambo ry'Imana rirabitweretse neza, cyangwa se bimwe mu byo wowe ushobora kuba ukigenderamo ariko Imana itishimira, turabyumvise. Twasomye ngo harimo gusambana. Abasambanyi ntago baba bari mu nzira Imana yishimira. Harimo gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Hari igihe usanga umuntu akora ibintu biteye isoni rwose, ubwo byabaye ibindi bindi mu bihe turimo. Pawulo yaravuze ngo hazabaho ibihe birushya mu minsi y'imperuka. Twabigezemo. Abantu ntabwo bagira isoni, bakora n'iby'isoni nke rwose, bagakora ibiteye isoni. Kabona umuntu ntatinya muri iki gihe kujya no ku mbuga nkoranyambaga akambara ubusa, ariko ukabona ko n'ibintu biteye isoni, biba bidakwiriye umuntu wiyubashye.
ibyo ni imirimo ya kamere cyangwa se n'ingeso za kamere, ni imyitwarire Imana itishimira. ngo harimo no gusenga ibishushanyo no kuroga. Umuntu utekereza kuroga mugenzi we akamuha uburozi azi ko buri bumwice bukamukura mu mubiri, izo ni ingeso mbi za kamere, ntabwo ari imyitwarire ikwiye. Kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, ishyari, ugasanga umuntu ntiyishimira icyiza cyabaye kuri mugenzi we. Ibyo ngibyo ni ibiranga abantu batari bagendera mu nzira Imana yishimira. ngo n'umujinya n'amahane, ngo no kwitandukanya no kwirema ibice. Imana idufashe cyane. no gusinda, ngo n'ibiganiro bibi. Ibyo ni bimwe muri bikeya, ariko umwanya ni ukuba ari muto, ntabwo twabivuga byose ngo tubirangize. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ibyo ni bimwe mu by'ijambo ry'Imana ritubwiye muri aka kanya. Niyo mpamvu hiyongeyeho ngo n'ibindi bisa bityo, nuko hari n'ibindi. Imana idufashe cyane. ngo kandi ngo ndababwira hakiri kare, ngo nk'uko nababwiye kera, ngo yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Izo ni ingeso twagenderagamo tutaramenya Imana, tutaraba abakristo. Ni ingeso wowe uri kunyumva ushobora kuba ukigenderamo, ariko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo hindukira ubu umuntu ugendera mu nzira z'Imana, Imana yishimira, Imana ikugirire neza cyane. ngo ariko rero imbuto z'umwuka, Imana ishimwe cyane. ngiyi imyitwarire noneho y'uwamaze kumenya Imana, y'uwahindukiye, y'umukristo nyakuri, ngo ni urukundo. Imana ishimwe. Pawulo yandikiye Abikorinto, mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abikorinto, igice cyaho cya 13, umurongo wa 4 kugera ku wa 7, avuga ku rukundo. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ritubwira iki ku rukundo? Haranditse ngo urukundo rurihangana. Imana ishimwe cyane. Kwihangana mu bigerageza. Nabonye abantu muri iki gihe isi yageragejwe cyane, haza ikibazo cy'ihungabana ry'ubukungu. Hari abo twagiye tubona n'amakuru acicikana ku mateleviziyo, umuntu akabura kwihangana kubera ibi bihe turimo byajemo covid, hanyuma n'ubukungu bugahungabana, yabona atari kubona neza icyerekezo, no kwihangana kukabura muri we, agafata umwanzuro wo kwiyahura. Hari abo byagiye bibaho, ariko iyo umaze kumenya Kristo neza ntabwo wafata icyemezo cyo kwiyahura burya, ahubwo ugira kwihangana no mu gihe cy'ibibazo bikomeye, ugasenga Imana, ugategereza ineza y'Imana. Imana ishimwe cyane. Kwihangana cyo ni kimwe mu myitwarire myiza iranga umukristo. Imana idufashe. Kugira neza, ngo urukundo rugira neza, gufasha abari mu bihe bibagoye, ufite icyo ubashije kubafasha. Kugira neza, urukundo ngo ntirugira ishyari. Rero bene data, kutagira ishyari, Imana ishimwe cyane, iyo ni imwe mu myitwarire myiza y'umukristo. Kubona mugenzi wawe hari iterambere ryiza, hari imigisha yabonye, ukishimira imigisha ye, ntumugirire ishyari. Uko ni ukwitwara neza, ukanezezwa n'ibyiza kuri mugenzi wawe. ngo urukundo ntirwirarira, nta kwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ngo ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, rubabarira byose, rwihanganira byose. Imana idufashe cyane. ngiyi imyitwarire myiza, kwihangana, ukugira neza, kutagira ishyari, kubabarira, kutirarira, kudakora ibiteye isoni, kudatekereza cyangwa se kutifuza ikibi ku bandi, ahubwo ukabifuriza ibyiza, no kutishimira gukiranirwa kw'abandi. Imana idufashe cyane. ngo ahubwo ukababarira byose kandi ukihanganira byose. Imana itugirire neza. tuvuze bike
ariko ni byinshi. Imana idushoboze kugira ngo tugire imyitwarire myiza ya gikristo. Imana idufashe cyane rero, kandi dushoboze kutagendera mu mirimo ya kamere, mu byo twahozemo kera tutaramenya Imana, ahubwo idushoboze kugira iyi myitwarire myiza tumaze kumva mu ijambo ry'Imana ikwiriye kuranga abakristo. Nibyo nkwifuriza, nanjye nibyo niyifuriza, kugira ngo tuzabashe kuragwa ubwami bw'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen.